Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 30 z'ukwa mbere 2024 tuje mu makuru yacu ya nijoro. Amakuru mugezwaho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama ura amahoro. Mwiriwe neza mushakamba. Yego. Mwiriwe neza. Turashima Imana. Natwe turaho. Ibishya n'ibihesu. Ngira ngo turahera wenda kuba mbona M23 yamaze kunguka igisirikare cyo mu kirere. Ifite ibikoresho mushakamba, ifite ibikoresho bidasanzwe cyane, ifite indege, ifite ibifaru bitabarika, yego, za burende n'ibindi, ifite na Sukhoi. Noneho Tshisekedi yibeshye bakirana. Nyuma y'iminsi mikeya barabaguruka bakajya Kinshasa bakabombarida Tshisekedi bakigarukira. Numiwe narebye ibikoresho, narebye imbunda, narebye iki, ndavuga na ahubwo Tshisekedi afite ibimuriza koko. Yego. Nawe tekereza kwamburwa ibintu bingana kuriya, abacancuro wishyuraga bakagenda nta kintu bakumariye. Sadeke nkaba nabonye bagaramye mu igoma mu kigo by'abacanze inzara ibishe. Ubwo zo ko wavuga ubundi abacancuro ntacyo bamaze pe. Biraboneka ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabivuze. Niba ari abantu bafite agaciro gake, abacancuro, niba ufite ikibazo ukakizanamo abacancuro, menya ko kigiye kwikuba inshuro nyinshi zitagira ingano. Ariko koko wabireba wabona ukuntu bagendaga bunamye ejo, ubona ko abacancuro ntacyo bakeneye. Barangiza ngo hari abantu biba Kongo kandi abacancuro babaje kubiba. Abajura ba mbere ntibabishe. Abonye amafaranga yaratwaye, yari yihambiriyeho umubiri wose. Ariko sinzi umuntu wayabonye arasetsa ati bamuriramo kariyasi kamwe, agafungo kamwe k'amadolari ijana. Cyakoze uriya yari yibye kabisa. Uriya ni umuhanga. Ariko iyo yageze mushakamba, yaraciye umuhigo pe. Iyo yagezeho byari kuba birangiye, kuba umukire pepe. Yanyibukije ari umuzungu umwe, y'abazungu batera umujinya. Ahantu nakoraga umuzungu araza, aza guta akabage ke gatsindagiyemo amadolari. Sinzamwibagirwa. Noneho aragata. Yego. Agatahe sinari nzi birimo ndagafata. Kuko ngafashe narafunguye kuko nari namubonye mbona ni amadolari. Yego. Ndagafunga ndakabika neza, ndavuga nagaruka ndagomba kugaruka ndamuhamagara nkamuha. Noneho agaruka yataye umutwe. Ariko njye mbona ko yataye umutwe kubera amafaranga yataye. Yari menshi cyane. Yego. Noneho ndayamuha. Yarabanje mbona ameze nabi, ndamaze se ko wahindutse. Mfite ikibazo. Abantu bakumvisha ndabiga, ariko ushatse wambwira hari igihe wabona mfite igisubizo cy'ikibazo cyawe. Mbona arahindukiye arambwira ati shati nataye ibintu bifite agaciro. Mbese ni ibintu ki? Abanza kwinyuza hirya ariko nyuma aza kumbwira. Ndamubwira noneho tuzi. Nabikuboneye nabikubikiye. Arambaza ngo gentleman. Ibyo umbwira ni ukuri. Njyewe ntabwo ngubeshya.
akabage se kameze gutya na gutya karimo amadolari wakabonye nakabonye ndi ukabone urakabona rwose ndi kukabona ndagenda ndakazana umugabo ndakamuha nkamuhereje ariherera arabara ikintu cyambabaje yarambwiye ngo nzapfa ndakira yarambwiye mu cyongereza ngo unfortunately you won't get rich ndamureba numva arambabaje cyane n'ibisambo umuntu umugiriye neza narangiza ambwira ati ntacyo namusubije agiye yikoza nk'ariya arongera aragaruka amhereza amadolari 20 ngo rero bagira ikintu ya ruswa yabo bazi kwiyita amazina kugira ngo yitwe neza utitwa ruswa mu bitipo ahita mu mutipo take this for your tip ndambwira ntoya ntayo nkeneye rwose kuko numvaga yambabaje birumvikana umuntu umugiriye neza nashobora kumwikorera nkayajyana ntamenye aho yagiye cyane rwose mugirira neza nyamusubiza yose nta na rimwe rigoye ari menshi kuko icyo gihe byari ibihumbi bigera mu 8 by'idolari kandi imbere hashobora kuba haciye imyaka igera hafi 20 nuko ndayanga nanze umuzungu arababara ngo umusatsi urahagurutse ndamureka rwose ndayanga ariko nta kindi cyanyandishije ni ijambo yambwiye ndayihorera rwose ndabwira ntayo nshaka aragenda yarasigaye amvugisha yikandagira ushakamba twakwinjira mu makuru yacu mbere yuko tugera ku ngingo bwana Sentama yego nahoze mvuga twahoze tuvuga ngo Rwanda M23 yungutse Air Force yego ingabo zo mu kirere yego ariko yanungutse cyangwa se ubu ngubu ijyanye muri cantonnement abari kwijyanayo nibajyanye ibajyanyeho bagera ku 40,000 ikinyuranyo nuko ntabwo ibajyanye ikindi yego ibajyanye Rumangabo gushakamba kandi ijyanye benshi 40,000 ntabwo ari bike ugira Kisekedi ntiyahombye byinshi mbere n'inyuma cyane nabonye biriya bikoresho byose nabonye biriya bikoresho buriya ndavuga nti uyu mugabo yarahombye pe ndebye amafuso atwaye abantu umubare w'abantu atwaye ndavuga nti yewe ni Kisekedi nta muntu ibibazo na Kisekedi ahubwo kandi Kisekedi ukumva ngo arimo gushaka abantuza ni kuvuga ingabo 20,000 bagiye twabyita ngo ni mu ngando birakomeye Mushakamba birakomeye rwose urumva afata ziriya ntwaro yego urabizi arizo twagiye tugaragaza ziri no mu mashashi yego ufate ubwo mu ntwaro turabariramo na bino bifaru n'ibindi n'amakamyo n'izindi modoka kongereho indege yego kongereho aba basirikare na za nyara zo muri Afurika y'Epfo zira zose ni wazarendo na FARDC zafashwe nurangiza umbwire ngo Kisekedi ngo azarwana yewe ntarwane ashatse yatuze azarwanisha iki se ashobora kuba azarwanisha nk'imijugujugu nibyo bwana Sentama yego
ngira ngo abantu barabizi babibonye bafashwe byose ni byinshi, ni ubudahangarwa bwa M23, ariko n'ubundi urugamba rurakomeje. ariyo mpamvu nsaba ngo ujye tunyurire mu ngingo ubundi dukomeze. ingingo tugiye kuganiraho zigera kuri 3. iya mbere iragira iti M23 igiye gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Kavumu rero ni ikibuga cy'indege kiri muri Kivu y'Amajyepfo Mushaka. Twavuga ko aricyo kibuga cy'umujyi wa Bukavu. Nicyo kibuga cy'umujyi wa Bukavu. Indi ngingo ikurikiraho, urubyiruko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye kujya mu gisirikare nk'uko Perezida Tshisekedi yabibahamagariye. Hanyuma turaza kumva n'amajwi yabo bavuga bati abana bameze neza, abana banaka bameze neza, none nitwe ushaka kujyana kandi twe twishwe n'inzara ahangaha. Njyana kuri Songoye. Ikindi tuza kuvugaho ni ibyavuye mu kiganiro n'abanyamakuru, ikiganiro cya AFC M23 cyangwa se ni press conference, mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu mujyi wa Goma, aho ubuyobozi bwa AFC M23 bwaganiriye n'abanyamakuru. Mushakamba rero nagira ngo dutangire. Dutangire tuganira kuri cya kibazo cy'ikibuga cy'indege Kavumu, turebe uko bimeze. Icya mbere navuga ko M23 ikeneye ibindi bibuga by'indege, ko imaze gufata ahantu hanini, ikeneye n'indi migi. bimaze gufata n'ahantu hanini, ariko ngira ngo dufite video audio n'aharwanira hariya ku kibuga cy'indege. Nagira ngo tubanze twumve uko byari bimeze, byari bicika umuriro w'amasasu. Tukomeza gukurikirana twumve ibiva byavuyemo, ariko byari bikaze Mushaka. Byari bikaze size ngiyi twumve. Nguko uko bimeze Mushaka. Ni umwoto, ni umuriro rwose, ni mirituko. Ntabwo byoroshye rero. Ushobora kumva rero ikibuga cy'indege nacyo cyafashwe hariya, ntabamenya. Birashoboka cyane. Noneho ngira ngo ahangaha kiriya kibuga cy'indege gifashwe Mushakamba, hari icyo bivuze. Hari icyo bivuze ko ni ikibuga hariya hahuzaga Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bice bya Kongo Kinshasa hakoreshejwe uburyo bw'indege nzira mu kirere. Mu kuvuga hafi ahangaha nta handi haba hasigaye ikibuga, ariko aricyo kibuga wenda kingayinga ikigoma. Ntabwo kingana n'ikigoma, ariko kingayinga ikigoma. Ahandi haba hasigaye ikibuga ni akabuga k'Ubutembo, kandi Ubutembo nayo uzi uko yari imerewe, barariraga bavuga bati isaha n'isaha ashobora gukomera.
bivuze ngo rero kiriya kibuga kiramutse gifashwe n'umujyi wa Bukavu hafi aho waba ufatwa nta cyaba gisigaye. Epfo ahitwa Bunyakiri haba hafatwa na cya gice cya Warikare kigaruka kuri Kivu y'Amajyepfo nacyo cyaba gifatwa. Yego, ntabwo byaba byoroshye. Ntabwo byaba byoroshye, byaba ari ibicika cyane ko dukurikije amakuru agiye atambuka. Dukurikije amakuru agiye atambuka twumvise ko twavanaga mu ngabo za FRDC wasangaga bafite gahunda yo gukomeza guhunga n'ibukaba bakagenda. Numva rero ko hariya kwibaza biraza kugenda bite, kanabyo dutegereze turebe ngira ngo abarundi ba nyuma batabashije gufatirwa Goma hariya niho bari kandi bari muri Kivu y'Amajyepfo mu ruhande epfo rugana za Uvira no mu misozi miremire. Yego, nuko bimeze. Bwana Sentama, nibyo nubwo abantu twese turangamiye Goma ariko mu bindi bice hari imirwano kandi M23 iri kwitwara neza. Sobanuye ko dushobora kuzumva mu minsi iri imbere bavuze bati muze muri press conference i Bukavu. Nabyo birashoboka Mushakamba, bishobora kuba vuba cyane ko hariya nta mbaraga zigihari ziharinda. Igisirikare cya Kongo cyarajegiye, niba Goma yarimo abasirikare bakaba bafashe, ubonye ziriya modoka zirimo ibihumbi 40 bigiye rumangana bafashwe bambuwe intwaro, kuvuga nta mbaraga ziri hariya mu Kivu y'Amajyepfo ntazo rwose, ntazo pe. Uvuga Kisekedi nubwo avuga ati ararwanisha abandi, ntabwo byo bikunda. ni ukwikura mu isoni, ni ukwikura mu isoni rwose. nk'ubu nyine ni bya bindi by'ibinyoma. Yego, ubonye ikora amafuzo yavuze ngo ingabo ze zaje kugarura amahoro. yego, Minisitiri we niba ari minisitiri niba ari n'umukuru w'ingabo akamuvuguruza ati ingabo zacu zaje kurwanya umwanzi. yego. Urumva rero ibyabo ni akajagari, ni akaduruvayo. Yego. Nshaka se ko ndeba n'ibiganiro bitateze bizaba buriya amaherezo bizaba yahe. Ubonye ko ngo batazemera ibiganiro kuko mbonye nka Twitter ya Bujakera Stanley Bujakera mu binyamakuru avuga ibya minisitiri w'ingabo. uyu ni minisitiri w'ingabo wavuze atya Gayi Kabombo. yego, nibyo nyiramundi ya Vita. Yego, aravuga ati j'ai ordonné que tout le plan et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23 supplétifs de l'armée rwandaise soient complètement brûlés immédiatement. Ministre congrès de défense nationale. Ati nategetse ko imigambi yose yanditse n'amabwiriza yose birebana n'icyitwa ibiganiro n'abaterabwoba M23. Reka nisome uko yabyanditse. Abambari b'ingabo z'u Rwanda biriya byose byatwikwa bigakongoka ako kanya. Nuvuga ibindi ni bimwe mu Kinyarwanda twita ngo mu gutsemba. Ati gutsemba nyine byo guhakana. Yego, kuko avuga umuntu yansembeye yampakaniye. Ni gushwishuriza umuntu. yego, ni ukuvuga yahakanye bimwe by'umutse bizima
ikintu kidashobora kubaho ahangaha barahakana nyine ko bahakana ku kibuga cy'imirwano bagatsindwa ibi bintu biraza kumera bite? ubundi ntabwo uyu munsi M23 bakwiye kuba ikivuga ko ikeneye ibiganiro yego kuko imaze kugera imaze gufata ahantu hanini h'ingenzi yego kuko niba Goma ifatwa yego amahanga akarira bigeze hariya yego Kisekedi wawe yarize byikubye Ububiligi bukarira Abafaransa bamwe na bamwe bakarira n'abandi bakarira ni ukuvuga ngo Kisekedi we yarize yahogoye ubwo rero nibavuga ibyo bashaka ikiriho AFC ko bajya kugura intwaro niko bayigurira niko yo ibyungukiramo uyu munsi ufite ibifari itagiye kugura uyu munsi ufite indege itaguze ahubwo ushobora gusanga bimwe bikiri imyenda y'uko Gisekedi atarishyura urabizi ko hari ibyo yakodeshaga mu ndege ubwo rero niba ya ndege itarishyurwa Gisekedi bazamugwatiriza azisanga amwe mu makonti afite mu bihugu mpuzamahanga bafata umwanzuro wo kuyabloka kugira ngo abanze yishyure cyane ko igihugu kiri kumucika kireba ariko njye nibyo nkunda si ukukubeshya njye nishimira ko bakomeza bakinangira kuko uburyarya bwo mu biganiro butuma M23 isubira inyuma bikarushaho kubabaza abo M23 irwanira ariko iyo bemeye abana bamaze imyaka 30 mu buhunzi n'abahavukiye ni abahanga mu kurwana kandi no kubohoza iwabo niba Masisi Rucuru Nyiragongo Rubero Karehe ubwo ndavuga bimwe mu bice bizwi cyane ko byabayemo abarwandofone cyangwa by'abari mu buhungiro niba bimaze kubohorwa abo muri ibyo bice bataye iwabo uyu munsi ahandi naho vuba hazaba habohowe bisobanuye ko bariya bashaka bakifatira n'aho babohoye n'aho bameneshejwe kuko bahirukanye umwanzi bashaka bakagira n'igihugu ubundi tukareba ko Kisekedi ababuza kuba igihugu n'ubundi nicyo n'uyu munsi uretse ko kiyoborwa bakaba bafite amategeko bagendera bagenda nuko bataremerwa ku rwego mpuzamahanga n'ubundi usanga ari igihugu mu kindi none se Kisekedi yacira abantu urubanza yarangiza agatakambira amahanga ati muzabamfatire kandi bari muri icyo gihugu urumva bimeze biteguye ikiriho ni kimwe Kisekedi yabuze amajyo umuntu umukoresha nawe ubwe afite ikibazo kuko sindabona umuntu utsindwa wanga ibiganiro afite intege nke ariko hamwe n'izo ntege nke nk'uko ubivuga ntabwo ashaka kumva ngo yitabire ibiganiro ntava ku izima azarwanya ese ubu ngubu umuntu akwambuye ingabo tuvuge bamwambuye ingabo 40,000 ziriya bafasha hari izindi zababajwe n'urugamba zatorotse igisirikare zitazanasubiramo nazo ni umubare munini babandi bahahamutse Mushakamba hari n'amahanga yari yaje kumufasha n'abacancuro batangiye gukuramo akabo kare
sinzi niba wumva uburyo arimo ataka buri yarizeye wasanga yizeye bya bihunye nta mbaraga zindi azigamye inyuma arindiriye yazigamye gukoresha. Yego. Noneho wareba ngira ngo naguhaye ingabo yarwanishaga hariya muri go. Wazibonye? Yego nazibonye ibihumbi bigera muri 55 gutyo kandi abayifuderi umubare wabo utarimo. Turebe ko tubona uwo mubare. Abona ari mushize mu kanya mukoherereje. Cyangwa n'untanga nawe tubwire. Ariko naguhaye. Ni abacanshuro 1650. Aha, abacanshuro 1650. Abarundi 10,000. Abarundi 10,000 ubwo ruvuga ni 11,650. Sadeke. Yego. Ubwo ni 15,650. Ibi byari muri Goma yonyine. 1,500 cya special force. 20 bya FARDC. 20 bya FARDC. Wazalendo 18,000. 18. Na FDLR batazwi umubare. Yego. Aba bantu bose abace bashoboka bahari. Abace bashoboka bari bahari bari bagani 55,000 n'ijana. Umubare urebe 25 hakuye ukuvuga muri aba igice kinini nicyo kiri abajyanye umuntu. Ubwo bajyanye 20,000. Ubwo wabona hagiyemo n'abarundi mushaka. Ntibabura. Wabona hagiyemo n'abarundi, wabona hagiyemo na FDL. Ibyo byo ntibyabura rwose. Ibi rero byerekana ibi ni ibihamya by'uko umuntu agiye gutsinda. Yego. Ni ibihamya byo gutsindwa imibare ntabwo isanzwe. Abaje kurwana hariya bose bazaseba. Yego. Ko n'ubundi hagomba kubohozwa. Yego. N'ahandi hasigaye. Yego. Twakomeza? Yego twakomeza. Tujye ku yindi ngingo. Urubyiruko Tshisekedi yakanguriye kujya mu gisirikare. Yego. Agira ngo ruzibe icyuho. Urubyiruko rwamushwishurije. Bagombaga kumushwishikiriza kuko arasaba urubyiruko kujya mu gisirikare ntahere ku bana. Rwamuhakaniye. Dore ngaba reka biyumvire. Yego. Barimo baramwiyama bamubwira bati abana banyu bameze neza mu mahanga. Inzara iradutsinda hano. Barangiza tujye mu gisirikare. Ati turaguhakaniye. Ngaba. Chef de l'État est battu. Bano bakufa isabana ete. Chef ati mukuru w'igihugu amenye. Abana be bafite umutekano. Bari mu mahanga, abana batamere, abana bafayuru, aba barwanya Tshisekedi, abana babo bose bameze neza. Ati twebwe noneho twebwe inzara twishwe n'inzara bariya babayemo neza ntitwabwira ngo tujye kurwana. Ati twanze ibyo mutubwira. Urwo ni urubyiruko. Baramwiyama.
ngo babwiye n'abasenateri ndetse n'abadepite ngo bari babanza kujyayo. bageze aho bamaze kuvuga ibi baravuga bati abasenateri bazaze bajya imbere bajye ku rugamba n'abadepite nibo bahembwa menshi. Shagamba rero urumva abantu iyo yari yiringiye ko baza kumwitabira ariko bikunda ngira ngo wajyayo yaba yabuze ubwenge kuko si ubwa mbere Kisekedi abashoye ku isonga. barabibonye ibiga biriya byose biba babireba barabimenya bakuvandimwe. N'ubu uyu munsi ntihabuze umuntu wari mu gisirikare cya FARDC uhangayitse urarabundabunda bitewe n'iki yaratsinzwe atsindirwa ahantu adakomoka atamenyereye arimo aragenda abundabunda yabuze uko ahunga yananiwe n'ubwishyikiriza abo barwanaga arimo arabundabunda. Noneho leta ibyirimo ikabeshya ngo FARDC bafashe ahitwa Turunga, FARDC bafashe ahitwa Buheni, FARDC bafashe iriya ni ibinyoma umunyarwanda gifite aho ahagaze. Ibyo ko bari bavuze ngo bafashe n'ikibuga cy'indege cya Kigali. bagiye noneho hari uwo tugiye dushwanira ku mbuga yaransekeje yaranshotoye aranyandikira inboxi dore sha iwanyu twahafashe dore turimo turarwanira ku kibuga cy'indege cya Rubavu cya Gisenyi. noneho igisekeje we yamaye amafoto ku kibuga cy'indege cy'Igoma ati turimo turarwanira bagira ibinyoma byabarenze. Hari n'abahoze bavuga ngo ira press conference ngo ntaho yabereye i Rubavu ntiyabereye i Goma ngo ahubwo yabereye i Rubavu. Bagira ibinyoma bidashira cyane rwose. Nibyo ntabwo abanyekongo bazongera kwitabira kujya mu buyobe bwa Kisekedi kuko baramumenye baramuzi bize ko bashobora kurisongoye we ntajyayo kandi bazi icyo M23 irwanira benshi bashyigikiye M23 nubwo banga kubigaragaza ngo baticwa. Baba batinye kuko babitse n'ubwoba babitse n'ubwoba baratinya usanga bafite ubwoba ntabwo bigaragaza. Twigire muri press conference tujyeyo bimeze bite. Natunguwe no kureba ku mafoto y'abanyamakuru. Yego mbona hari abambaye amajire rwose y'itangazamakuru ubwo ni banyamakuru ushaka kuba abanyamakuru bose bavumagaye mu 23 uretse umwe uretse Micombero abandi bose nababonye hariya yari yaburiwe irengero ariko kuri uyu mugoroba aragaragaye niba atari umuntu ufashe nuza ye Twitter yanditse noneho ubwo rero niba Kabumba yayobotse ukorera televiziyo na radiyo by'igihugu Igoma akayoboka ukorera ibiro ntaramakuru bya Kongo akayoboka ubwo rero simbizi ibindi bashaka bose bayobotse urabona na bariya bagiye Rumanga bo nabo mu gihe gitoya baraba ari M23 buzuye. Nibyo rwose niyo wabuze sinzi bya Micombero ariko tuzabimenya. Ubure yagiye mu buhungiro. Natunguwe no kubona Justin Kabumba yantunguye cyane cyangwa wamubonye cyane. Ikindi muri iyi nama n'itangazamakuru bongeye bashimangira ko badaterwa inkunga n'u Rwanda barongera kandi bavuga ko
gahunda yaba ari Kinshasa yego bakabohora igihugu. yego Ni inama ubona yego cyayashimangiye ko Goma itazongera kujya mu maboko ya Kinshasa. yego Kereka abayeho guca bugufi 100%. yego Ni inama kandi babajijwe cyabasubije iby'abanyamakuru bibazaga banabariza rubanda yego ibijyanye no kuba n'ingendo, ubuzima bwa buri munsi, guhumuriza abaturage n'ibindi bitandukanye, byose byavuzwe mu ijwi rya Corneille Nangaa bihumuriza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego hari ikindi tubivugaho tugane ku musozo? Yego, twajya ku musozo. Reka ngushimire rero, wakoze cyane nawe Sentama kuba witanze amakuru tukaba tuyagejeje ku bakunzi bacu, kandi nabo mbashimire ko badahwema kudukurikira, ko dushize amakuru ngira ngo barayakurikira. Yego, ni ibyo gushimirwa. Kandi tubibutse abatarakanda subscribe bayikande, bakande ikandwa rimwe gusa, bakande like ikandwa rimwe kuri buri kiganiro, kuri buri makuru, bakande na share yo ikandwa inshuro nyinshi ukurikije umubare w'abantu ushaka gusangiza ikiganiro cyangwa amakuru yacu. Ikindi batwandikire muri comments batugezeho ibitekerezo n'inyunganizi zabo. Noneho rero turabashimiye, tubifurije ubuhire. Yari Sentama Mushakamba ikoroni zawe. Urakoze cyane bwana Sentama, dushimiye abari badukurikiye bose aho bari hagiye hatandukanye. Bandi komeze barinde kandi bahumugisha.